bamara kumenya ari Imana, ariko Imana iriyizije mu byayo, Imana iriyizije mu murimo wayo, Imana iriyizije mu bantu bayo. Ayo ni amagambo bakibwira umwami, umenya yuko uwo mudugudu nuwubakwa inkike zawo zikuzura, ntibazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro, nuko iherezo ryabyo abami bazatubigwa, ntabwo bazungukirwa rwose. Mana waravuze biraba, utegetse birakomera. 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 Nshimiye Imana ko nubwo bimeze bityo hakiri abantu b'imfura. Nshimiye Imana ko nubwo bikimeze bityo hari abantu bacyubaha Imana, hari abantu bacyumva ijwi ry'Imana, hari abantu bacyumva umuhamagaro w'Imana, hari abantu bagifite ishyaka ry'Imana. Yitegereje Yuda, abandi bacitse intege, abandi batakibashije kubaka, haravuga ngo nitegereje mbona abantu b'imfura. Ntibabwira ati bantu rero mwibuke Uwiteka umwami ukomeye, mugwanire abagore banyu n'abana banyu n'ingo zanyu. Mana ishimwe. Yo, haleluya. Ndashimira Imana, ndashimira Imana, ndashimira Imana. Nubwo ibihe byakomera bite, Imana iracyafite abantu b'imfura. Nubwo ibihe byakomera bite, Imana iracyafite abantu bayubaha, iracyafite abantu bayikorera. Ayewe mwami Yesu n'umugabo, niwe wanyijije ya misozi miremire yambogamiraga. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Ezira, ibice 4, turahera ku murongo wa mbere. Haranditse ngo bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenjamini bumvise yuko abavuye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli urusengero, bahera ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu y'abasekuruza, baramubwira bati nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka. Se wabyumvise? Sinzi nimba ubyumvise. Abanzi b'Abayuda cyangwa se abanzi b'Abisiraheli bafatanya n'Ababenjamini ngo bumva amakuru yuko abavuye mu bunyage barimo bubakira Uwiteka Imana urusengero. Bumva iki? Bumva amakuru yuko abavuye mu bunyage barimo bubakira Uwiteka Imana urusengero. Imana ifite agahinda kuko abantu bamaze igihe mu rusengero bahagaze mu muryango ngo abandi badakizwa. Ntabwo munyumvise? Abantu bamaze igihe mu rusengero bahagaze mu muryango kugira ngo abandi badakizwa. N'ugerageje gukizwa baramunaniza, bakazana ibimusubiza inyuma, badashaka ko akomeza urugendo. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenjamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage abo Nebukadinezari yari yaranyaze, abasigaye mu gihugu bumvise amakuru ko hari bene wabo bavukiye mu bunyage,
none ko batahutse bashaka kubakira Imana urusengero kandi bo bari basanzwe mu gihugu ntacyo bakoze ngo bubakire Imana urusengero, baravuga ati biga umugambi, bahuza inama, baravuga ati rero nimureke dufatanye kugubaka. Ese ko mwebwe mwahoze mu gihugu abandi bakaba bari abanyage, mwaburijwe n'iki kubaka inzu y'Uwiteka? Babona bavuye mu bunyage bafite ishyaka n'umwete wo kubaka inzu y'Imana. Babona bavuye mu bunyage bafite ishyaka n'umwete wo kuvuga ijambo ry'Imana. Babona bavuye mu bunyage bafite ishyaka n'umwete yo gusanga ku manywa na nijoro. Babona bavuye mu bunyage bafite ishyaka n'umwete. Haleluya. Abasanzwe mu gihugu baravuga ati hoya nimureke dufatanye kubaka iyi nzu y'Imana. Abandi baravuga ati hoya ntabwo byashoboka, nimureke tuyubake twenyine tuzayirangiza. Abandi baravuga ati murabona ko imitego twari tubateze ngo nabo babashe gucika intege bayisimbutse. Umurongo wa kane uravuga ngo maze abantu bo mu gihugu batera Abayuda gucika intege mwiyubaka, barabarushya cyane. Abantu bo mu gihugu, abantu bo mu rusengero batera abandi gucika intege bakanabarushya cyane. Bakanagira gute? Bakabarushya cyane. Abantu bahagaze mu muryango batuma abandi batakira agakiza, n'abagerageje gukizwa barabagwanya kugira ngo batazabarengaho. Iyo babonye uje nyuma hawe impano z'umwuka si ukumugwanya, biva inyuma kandi bakagwanwa na bene wabo basanze mu rusengero. Ikindi kintu bakora gikomeye ngo bagurire abantu bashinzwe guhimba ibinyoma, bajyana inzandiko ku mwami w'Ubuperesi. Uwo mwami yari Dariyo, kandi ntabwo baracayeho ya Aritazerusi. Bajyana inzandiko zivuga ngo aba bantu mwami w'Ubuperesi nubemerera bakubaka izi nkike ntabwo uzaba ukibonye imisoro, ntabwo uzaba ukibonye amahoro, ahubwo turakugira inama ujya mu bitabo na kera kose bahoze bagandira umwami badashaka kumwumva. Turakwinginze mwami, turakwinginze mwami, genda mu bitabo urebe ubu bwoko nutuma bwubaka inzu y'Imana, nutuma bwubaka iyi nkike ntabwo uzongera kubona imisoro, ubwami buzakena. Ubwami buzakena, ubwami buzakena. Sha abantu bajyana amagambo ku mwami.
murongo wa 12 biravuga ati Nyagasani umenya yuko aba bayuda bavuyeho aho uri bakaza bakadusanga i Yerusalemu ubu ngubu barashaka umudugudu barashaka uragira gute ubu ngubu barubaka umudugudu mubi wabyumvise bene wacu mva bene wacu nshuti ayiwe umva barokora b'iki gihe mva abanyamasengesho b'iki gihe ngo aba bantu bategura inzandiko zikomeye bazishyira umwami baramubwira ati umva mwami Nyagasani umenya yuko abayuda bavuye aho uri bakaza bakadusanga i Yerusalemu ubu ngubu barubaka umudugudu mubi barubaka iki ngo barubaka iki barubaka umudugudu mubi barubaka umudugudu mubi w'igomero kandi dore bujuje inkike bamaze gusana urufatiro baratanga amakuru none Nyagasani umenya yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura ntabwo bazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro nuko iherezo ryabyo abami bazatubigwa ntabwo bazunguka umva ngo none rero ngo kuko dutunzwe n'ibwami ngo nitube twabona umwami asuzugurwa nicyo cyatumye dutuma ku mwami tukamumenyesha kugira ngo bashake mu bitabo byibutsa ibyabaye ku ngoma ba sogokuruza ku ngoma z'abasogokuruza ayiwe haleluya aba bene wabo b'Abisiraheli aba Benjamini n'abandi banzi b'Abisiraheli barafatanyije ngo bange abavuye mu bunyage bashaka kubona Imana bashaka kumva Imana bashaka ubushake bw'Imana bashaka kumvira Imana bakajya babatangira guhera ku ngoma ya Kuro bababujije kubaka babaca intege haleluya ariko kandi wanditse igitabo cya Nehemiya ko yavuze amagambo akomeye ibice 4 haravuga ngo ibice 4 ku murongo wa 8 wanitegereje ndahaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatwara n'abandi bantu bose nimubatinya mwibuka Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba mugwanire bene wanyu abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu ayiwe haleluya uyu ni Yuda avuze amagambo haravuga ngo nitegereje ndahaguruka bwira abantu b'imfura ndacyafite abantu bumva ijwi ndacyafite abantu Imana yacyafite abantu niwishuke ugendeye ku byo wumva cyangwa ibyo ubona Imana yacyafite abantu Yuda yitegereje ngo abona abantu b'imfura arababwira ngo
Uwiteka umwami ukomeye mugwanira abagore banyu n'abana banyu n'ingo zanyu. Nshuti z'umusaraba bene data, njya kubabwira ngo mwicike intege, ahubwo ni igihe cyo gukomera mu rugendo, ni igihe cyo kumenya Imana yawe yaguhamagaye ugahagararana nayo. Haleluya, 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 haleluya. Hari igihe kiba imbaraga zishize umuntu akishakamo imbaraga, Imana nayo ikaza ikamufasha, igaza ivuga ngo Yuda we komeza ibirori byawe. Komeza. Imana ishimwe. Iyo uyitegereje abona abantu b'imfura, haleluya, abona abantu bafite ubushake bwo kuririmbira Imana, abona abantu bafite ubushake bwo kuvugira Imana, abona abantu bafite ubushake bwo kubaka inzu y'Imana. Imana iracyafite abantu, Imana iracyafite abantu, Imana iracyafite abantu. Yo haleluya, Imana iracyafite abantu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Nimukomere, mukomeze urugendo. Haleluya, haleluya. Buku Uwiteka umwami ukomeye, wa wundi wakugwanirira mu gihe cyashize, wa wundi wakugwanirira mu ntambara zatambutse, wa wundi wakugwaniriye mu byo wanyuzemo, aracyahagaze ku ntebe y'imbabazi. Imana ntabwo isaza, Imana ni ko yari kera, niyo munsi niko ari, kandi azahoraho iteka ryose. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Amen.